reka nizere ko ukomeje kugubwa neza kabisa, nizere ko ibintu ari uburyohe, nizere ko Imana yakomeje kukurinda kandi gahunda zawe zagiye neza, bitewe n'uko ushobora kuba wasabye Imana ngo iguhe kugubwa neza, gahunda zawe zigende neza ikaba yabiguhaye. Hari n'utabisabye gusa akaba yakomeje kugubwa neza kandi bikagenda neza. N'ubu bitagenze neza kabisa, ndizera ko umunsi w'ejo cyangwa se ejo bundi bizagenda neza. Hanyuma uyu munsi turagaruka kuri Mutesi Jolly. Uyu nguyu ni Miss Mutesi Jolly, ni umwe mu bantu bari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga cyane. Nta zindi nkuru zihari, abanyamakuru bagiye batandukanye bagiye bagaruka kuri iyi nkuru ya Mutesi Jolly uri mu rukundo hamwe n'umunyatanzania bamwita Rugumi Said. Ni umumiliyoneri, uyu nguyu ni umukire, ni umuherwe wa danje, ni umukiridafaranga, bari mu rukundo. Ndaje nkubwira ukuntu byagenze kugira ngo bigaragare ko bari mu rukundo kandi ibe yabaye inkuru y'akatarahaboneka, ibe yabaye inkuru ihambaye ubu ngubu abanyamakuru bose bari gukoraho. Ndi Eros, icyo usabwa ni subscribe, share, comment ndetse na like kugira ngo dukomeze tubane. Uduhe comment tubwire niba ibintu byacu bimeze neza bifunzemo bukwasi kabisa 5 kwa 5. Uyu Mutesi Jolly ni umwe mu bamisi batorewe kuba Miss 2016, akaba aribwo yagiye ku mwanya wa Miss Rwanda. Ni umwari mwiza kabisa, ugaragara ko ari mwiza byahatari, akaba ari n'umwe mu bantu bagaragayeho ubwenge cyangwa se ubuhanga mu bamisi bose batambutse, akaba ari we mukobwa usa nkaho acangamutse cyane. Hanyuma uyu Rugumi Said we ni umunyatanzania, akaba ari umwe mu baherwe ba cyane, gusa akazi ko azwiho nuko acuruza intwaro cyangwa se imbunda. Ikindi kintu azwiho nuko afite Alferina. Twibaze tise uyu mutonikazi cyangwa se uyu Mutesi Jolly w'umunyarwanda cyangwa se umumisi agiye gukorana business n'uyu Rugumi Said yo gucuruza intwaro, cyangwa se bazakorana muri iyo Alferina, azamufasha muri iyo Alferina, cyane ko bivugwa ko bashobora kuba barahujwe na Raila Odinga. Ariyo makuru yamaze kumenyekana ko bahujwe na Raila Odinga, bitewe n'uko yari abonye ko uyu mukobwa ari umuntu w'umuhanga, afite ubwenge cyane, ariko yashakaga kugira ngo akorane business na Rugumi Said kabisa. Hanyuma ukuntu byaje kugaragara ko aba bombi bari mu rukundo, ibinyamakuru bikavuga ndetse n'abantu benshi bakavuga bakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nuko uyu Rugumi Said afollowinga uyu Mutesi Jolly, nicyo cyaje kugaragara ko bombi barafollowingana. Noneho uyu Rugumi Said aragenda areba ifoto nziza mu mafoto ya Mutesi Jolly, abarayipostinze, aramubwira ati warakoze kunkunda, warakoze kuba waramaye urukundo, warakoze kunyemerera kunkunda kabisa. Noneho uyu Mutesi Jolly nawe ahita amusubiza Locked Love, ubwo ni Locked, ahita gushyiraho agatima kabisa hafi aho ngaho. Urumva ko abo ngabo byari bisa nkaho bimaze kugaragara ko bari mu rukundo. Gusa nyuma yaho Mutesi Jolly yaje kugaragaza ko ari Instagram ye yaje guhakingwa. Tukibaza ati se umuntu wahakinze Instagram ya Mutesi Jolly ni nawe muntu uri kugenda yandika asubiza abantu muri commentaire, cyangwa se yahakinze abantu babiri, niwe uri kugenda afata kwa Rugumi akagaruka no kwa Mutesi Jolly? Ibi ngibi ni ibintu bitari kumvikana cyane, bitari no kuvugwaho n'abantu benshi. Ntabwo bari kubivugaho rumwe, ntabwo bari kwemera ibyo Mutesi Jolly avuga. Ariko nanone ugiye kureba ku rundi ruhande, Mutesi Jolly ahubwo abantu bamutinye kuko ni umuhanga cyane, kuko ugiye kureba n'umuntu uzi kureba kure, ufite communication ihambaye hagati y'abantu bakomeye, ndetse nawe aziranye n'abantu bakomeye gusa benshi. Ugiye no kureba hari indi nkuru yigeze kuvugwa yuko Mutesi Jolly ari mu rukundo n'umunyakoreya, gusa haje kuzamo ibintu by'amakimbirane ukuntu. Uribuka ko n'uwo munyakoreya yafungiwe mu Rwanda, hajemo ibintu by'amakimbirane. Murabizi ko havuzwemo ibintu by'imodoka, gusa nanone bari bahuriye muri Kenya. Ni ibintu byinshi byavuzwe, murabizi ko ari n'inkuru ya trendinze. Gusa uyu munsi Mutesi Jolly ari mu rukundo n'umukambwe kabisa w'umumiliyoneri. Yaratanguye umukobwa ni umuhanga byahatari cyane, ko usibye ko izi nkuru zivugwa gutya, nanone nyirabyo cyangwa se uyu Said we ku rundi ruhande aravuga ko bahujwe na business
gusa nanone ari Raila Odinga wabigizemo uruhare, bakaba barahujwe n'uyu Raila Odinga bitewe n'uko yari abonye ko Mutesi Jolly ari umukobwa w'umuhanga kabisa ufite ibitekerezo byinshi cyangwa se ibitekerezo byagutse. Nawe yari yamubonye kabisa ko afite ibitekerezo ahita namutinyamo. Gusa uyu mukobwa yaje kugaragara ku kibuga cy'indege, yaje kwakira uyu mugabo bitewe n'uko Raila Odinga yarebye uriya mugabo agiye kugenda, arangije aramubwira ati, yari yafashe n'indege, arangije aramubwira ati hano hari umukobwa w'umuhanga yagufasha gukora business ikagenda neza. Ese tukibaza ati se ni business yo gucuruza intwaro cyangwa se ni business ya Ferina bagiye gukomeza? Gusa igiteye ubwoba kabisa kinarashinga abantu, wasanga bari gutekereza ko business baba bagiye gukina n'uyu mugabo ari uko baba bagiye gucuruza intwaro. Ngaho bibaze noneho bibaye ari intwaro, umukobwakazi umunyarwandakazi wabaye Miss akaba agiye mu bintu by'intwaro, ni ibibombe noneho no kubaturaguritse ukagira ngo noneho niwareba buri kantu na buri nguni hahiye, umunwa wabaye umunwa wakuze hahiye, inkuru yabaye inkuru, noneho kumvamo ikintu cyitwa ngo ibibombe, amasasu, imbunda, ni ibintu bihambaye cyane, ni ibintu bikaze batari kumvana n'ubu ngubu. Urabazi bari abagabo uburyo bavuga iyo hari akantu kagize kumvamo ibintu by'imbunda, rero ni ibindi. Gusa uyu ni umwe mu bakobwa bakunda gukora muri politiki cyane, cyangwa se bakunda kwibanda muri politiki, aziranye n'abanyapolitike benshi, ari nabyo bintu bituma bamugira umuhanga cyangwa se babona ko ari umuhanga, azi kwinjirira abantu bakomeye cyane nk'abanyapolitike cyane. Abo nibo bantu bakunda kugenda bahuza, asangwa muri bya byiciro by'abantu bakomeye, aribo bantu aziranye n'abantu bakomeye, ahubwo abantu bajye bamwitondera kuko uyu mukobwa we nta kasamutwe kuko bakunda gukoresha ijambo ngo akasamutwe, gusa ahubwo hari n'igihe bizarenga kuba kasamutwe, uyu mukobwa agahita ayibera akajomera amaso cyangwa se akamena amaso, bitewe n'uko abantu bari kumva iyi nkuru cyangwa se bakayireba bari guhita bipfuka mu maso bavuga ati uyu umukobwa wacu mutoya kabisa gushakana n'umukamu ungana kuriya ni ibintu bitari byiza. Gusa uyu mukobwa we bajya bamwitondera, ni umuhanga byatari, kuba aziranye n'abantu bakomeye nka bariya ni ibintu bihambaye cyane, ko byanagaragaye ko mu mezi 3 ashize umwe mu bantu barayikinze amafoto cyangwa se amavideo y'uyu mugabo Rugumi Saidi, nawe arimo. Uyu Mutesi Jolly arimo mu bantu barayikinze uyu mugabo ku mbuga nkoranyambaga ze nka Instagram, barayikinga video yagiye sharinga cyangwa se like ziwe. Se ko bamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga, ubundi aramuzi neza cyangwa se azi uwari we, azi uburakari bwe. Gusa ntabwo tubizi, uyu mukobwa we ashobora kuba yaratanguye avuga ati reka nangure umuntu wifitiye amafaranga, ntabwo nitaye kuba anduta cyangwa se ameze nk'ahambyaye, ibyo ntabwo byitayeho. Gusa igihe cyo nakubwira ni uko ibivugwa biba byarabaye cyangwa se biba biriho, cyangwa se niba bitariho n'ubundi biba biri hafi kubaho. Ndakubwira ngo nuko bihagaze kabisa, nuko bimeze. Umukobwa wacu, umutoni wacu yibereye mu rukundo, agiye kwikorera igikwe, abandi mwasamye muri aho ngaho. Gusa uyu mukobwa ni umuhanga. Niba wakunze ibyo dukora cyangwa se ibyo tugenda tukugezaho, amakuru tugenda tukugezaho, wakanda like cyangwa se subscribe, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubane. Muri comment twandikire tubwire ngo ibi bintu bihagaze gutya, Mutesi Jolly ari mu rukundo bya nyabyo cyangwa se urabibona ute, cyangwa se ni bya bindi byo kwiyererutsa akaba yishakira ibiceri, cyangwa se baramubeshyera? Tubwire ukuntu wowe ubibona, tubwire ukuntu wowe ubyumva. Hanyuma njye ndi Eros, murakoze kabisa, nizere ko Imana ikomeza kubarinda kandi ikomeze ibaho umugisha, mukomeze mugubwe neza. Ciao tubonane mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Ninjye namwe.